basi mbabarira muri kazi aze basi mu rugo bira bisambu bitamwica ase usuzi ko umuntu yapfiriye mu gace k'iwanyu ari mwebwe abantu baraho ngaho hafi ari mwebwe baza gufata bakaza gukorera iperereza wamujyana gahe ibaze nyine basanze yinjiyemo hano noneho agasohoka ugasanga umurambo uri hariya hanze sasa wakamugaro wagira n'impuhwe ngiye kukugirira nazo igihe azamara hano niba ni iminota 30 nguhaye cyangwa guha isaha akayimara hano muzasohokana mwese na nyoko mujyana niba ari isaha imwe ngo niba ari amasaha 2 ndakunda guha ibintu bitarenze iminota 40 kwanza uyu mwana singira sinumvaga mushaka hano ariko cyo nkubwira ni kimwe agomba kumara isaha itarenga byarenga mugasohoka akajyana na nyoko subinsabye urabyemeye basi ndabikwemereye yeah of course ariko mugabo wese ntabwo byakabaye ngombwa yo kuba wankurira gutyo imbere y'umwana wankunze uzi ko mfite umwana ntabwo wigeze ubundi ubona ndi jyenyine niyo mpamvu utakagombye gucyurira umwana ngo ko atari so mwana wagira agasuzuguro ntabwo rero wamuhaye ntabwo wakagombye kuncyurira ko utari se arabizi kandi nanjye ndabizi kandi ngera muri uru rugo hari byinshi nashyizeho wowe byumva neza iyi nzu ntabwo nayisanze imeze gutya nanjye hariho amaboko yanjye ushatse kuvuga iki niyo mpamvu utakagombye kunyurira ni ukuvuga ngo umwana wagomba kumuha uburere sinigeze mbyara niba waramuzanye ukamubwira ngo hasi kwa so ntajye kunzanira abakobwa atoraguye hariya hepfo b'imihare abanzanira mu rugo yego ye ariko ubutabazi bubaho ubwo se wowe uramutse umuzanye namwanga ntawe mfite none ntawe mfite niyo mpamvu nkubwira ngo aho mugiye mugende mufite gahunda zibajyanye niba ari ukubaka mwubake apana kujya kurabuza abana hepfo mu migozi mubazana iwanjye nakubwiye ngo bucya bwitwe ejo ntabwo uza ko ejo uzagera ntahatinde twatinda ariko wumve ngo deal is done ubu ngubu umukobwa yageze akazi twakarangije nta pesa tugenda gira vuba se mujye mugenda gake ese amafaranga nabwiye ko ndi buyabire akazi kaba kakozwe nabo ugomba gupesa vuba vuba akazi niko gakoze neza ntabwo byari byoroshye byari byose araduhaye akazi gakomeye nizere ko yagezeyo umva yagezeyo amahoro nugera ikibazo urabizi ko dukora akazi neza Imana ishimwe ubu rero ngiye kuha amafaranga yanyu ngiye kohereza kuri telefone ariko umenye ko mbafite akandi kazi hari undi muntu ushaka kubahereza eraga narababwiye nge nzajya mbatamo cyambere n'amafaranga twese kubizi twe turabarara urabizi kose turagakora none mbabwiye ngo munyice mwabikora ari amafaranga atakaguhitana da mukishyurwa nande se wakwica amabuja cyarasaze iki cyarasaze mbafite akandi kazi mugende mwebwe amafaranga atari cyane none agari n'impunzi yabaye iki mbona utishimye ufite iki kibazo ntacyo nyine nuko hano nta muntu wari uhari nza kwicarira aha yego funga amaso namwereke funga amaso reba gutya fata ku maso funga amaso ndakubwira ukanura gira gutya
uri kureba wireba Ndi kureba. nyine okay biragutya wireba Okay. oya igeranye nyine gutya Dore. okay gutya sikeza Wow. oya Sube nada. Uzi ni keza. Rakoze. Rakoze. umukobwa mwiza ariko ugomba gusa neza ubwo tugende wambara uye tugende wambara ndebe uko bisa So mama wawe nayimbonana. Ndamuga ko nayikuye. reka bijya igwaye uko muri babiri mumbabarire ibi bintu mukoze simbizi ibi bintu Koze ntabwo tubizi. ntago mbizi simbirimo baramuka ako wowe ibyo ni ibiki Uyu muntu rero ubu ufite akazi kenshi ariko reka tumukwame. umva ibi bintu mukoze ntago mbizi simbirimo baramutse babafashe nizere ko izina ryanjye mutazarihwihwisa mu kanwa kanyu Ariko mabuja kuko hagize umuntu urihwihwisa njyewe ubwanyu murabizi icyo nakora nimukizi turabizi. murabizi ko igihe bazanye muri uwo mukino sibyo ndabiyamye kandi ikindi nimba mbakeneye nkababona wowe cyane cyane wowe Meze gute? Wanya ni heza. Ibintu byose byaho nabikunze. okay muzi utese Meze neza. waryamye sinzi Urumva wasinzira. kubishyize kandi mu maboko meza Ndumva ubwawe ibibazo byabaye byinshi kandi iki reka n'ubundi ntandamara iminsi mike ngenda. wahinje kuko asohoka biraza kugora Aya. Ese ubundi reka nkubaze. Reba waraje bwa mbere baragukubita urangije bwa kabiri ubundi kiragiye bwa kabiri wari uri hehe kugira ngo bimenye ko bangeze ndi hafi yawe nese ko nzi ko twatandukanye ugiye wahise ujyayo byari bigoye ko nkurekura ese ubundi uranze ahubwo nyibwire ndetse mbyumva ukuntu ni ubwa mbere wari umbonye kwifata ukagenda ukaza bakagukubita warangiza ukagaruka ugashaka ukahaguma ibyo bintu byose ndetse mbyumva ukuntu birimo birahurira kuki utandetse ubundi ngo wigendere ntabwo nakabonye ikintu cya nyacyo nakubwira cyatuma nkurekura mugende of course umukobwa mwiza nkawe ndeba nabundi bukwega umurikira ibirara nka biriya nshobora kukwitaho sinkuzi ariko hari igihe cyazagera nanjye kwita ku banjye njyewe buriya buzima nibwo nakuriyemo ariko iyakire ko ugiye kubuvamo reba ukuntu washwanye wanyu okay ibyo nabirenze of course abanye bose ntabwo banshaka ubundi kuki utanditse ngo banyirukane nigende ushaka kugenda ariko ujya mu nze kuba umutwaro mu rugo rw'abandi nanakigendera ahubwo reka nkubwire ngiye kuva wakagera nibwo
nibwo numvishe nishimye. Use kubana n'umupapa ungana kuriya n'umumama ungana kuriya nkaganira iki? Ariko basi ubu ngubu haritse yatuganira umari n'ibirungu bishimye ureke kwigunga sibyo? Ariko se ko wanyabazandika. Nabikubwiye ariko sinzi ko ushaka kubisubiramo. Wahimbye ariko ntabwo uzasohoka. Okay. Nubishaka yenda we kugenda ntabwo nzakubuza. Ariko mbibona kugiye mu maboko meza. Ariko mu gihe uri hano. Okay. Akundi bitwa ndi. We uyu usigaye muhamagara ngo nimbe ndetse abantu usigaye ukorera umenye ko ari byo guhamesha. Ariko mabuja nawe urabizi ntabwo nashakirije ntabwo nashaka ahantu hamwe. Ujye ukorera abandi ariko nge washoreje. Okay, nta kibazo wowe cyiza woma menshi. Umuntu ugira ntago nkushaka sinshaka uzajya unzanaho umuntu. Tubyumva. Ikintu mbabwiye cyo ibintu byo kujya mu bindi biraka. Mwitondere niba uzajya ujya mu kindi ari uko nge wambajije. Ninkushaka nkakubura. Kazi yako mugende nababwiye ko ari iki hari akandi kazi mbafitiye. Urumva? Wowe cyane cyane we uranyumva ntabwo uri nk'uyu nguyu. Hari akandi kazi mbafitiye. Isaha nisa kuri telefone nabahamagara. Alright? Yeah. Hari ikibazo mufite? Nta kibazo. Si ibiki amafaranga. Yumva ahubwo cyo ngicyo nicyo cyambere. Urabizi nicyo kintu kidutunze. Yego sinakubwiye ko nateye inda ariko mabuje. Iyo utera umugongo se ntutere. Shiramo nomero zawe. Ngiye kuyashyereza uyu nguyu araguha yawe. Nta kibazo nuseka dukorana. Banyita Katherine. Wese bakwita nde? Bakwita Katherine. Yego. Hanyuma kwitwa? Niko nitwa byose. Iyi bakwita Katherine ukanitwa Katherine. Wow. Wowe se? Yeah, of course nitwa James. Ufite izina ryiza. Ya Kalimu Murugo. Murugo babyemeye. Bamaye isaha imwe. Ese ubundi uriya niba atari papa wawe namwe mwaje kuba hano binyuze mu iyihe nzira? Nuko sorry kubikubaza. Okay, ibyo yenda ni muri yindi ariko cyari kigenderewe hose nzi yenda tuzabiganira ikindi gihe. Gusa njya mufata nka papa nkuko nawe akakanya ndikugufata nk'umuvandimwe wanjye cyangwa ufite umushere wanjye. Ntabwo mbizi njyewe. Icyo nashaka gusaba urabona ko bigoye kwinjira hano. Twabibonye. Biragusaba kwitwararika ugakora buri kimwe. Basi nyine kugira ngo nawe bakwiyumvemo bakwizere. Hanyuma ubura ahangagewe bimangana birabirara. Usambwe ko birimo amafaranga. Urabizi se? Uzabikora he? Ndabizi nuko bashatse kongera nabi. N'ubundi bazagaruka. Kandi none bazaza niteguye. Banunguye ariko bazagaruka niteguye. Okay. Gusa ntuzishyire mu byago. Bibaye byiza banabihorera ntibazigere bakumenya kuko ntabwo ari abantu benshi. Kubwawe nabijyamo. We wabyutse sanga? Nabyutse hashize nk'isaha nzutse ndavuga ngo kamere gukora amazi asaga nabi. Ndabona ibyatsi byararaye kandi ndakuze ntabwo naza kubyumva. Ubona aho wagakoze wafashe icyayi se? Aya ndakinywa n'inzozi. None se kuki utabanje gufata icyayi ngo ubone ko urangije? Kuko n'ubundi mvaga nashonje ndavuga ati reka mbanze ngire ndabanywa mu kanya. Cyane ukuri ndakwikundiye pe. Ubone imirimo yose umaze gukora none
mva uzigumira uzaba umwana wo mu rugo. Yego. Murakoze. Siyo kanzu wayikuye. Ikanzu. Naje musiyamaye yambwiye ngo umuntu wabaga yayambaraga. Umwana mwiza. Zikoraje musoma zo guca kenge. Ke. Se kuba wambaye ibirenge nta nkweto ufite. Inkweto nayo nazogeje kandi nizo mfite zonyine. Kagaka. Kezo. Uza kureba uburyo ngo tumiraje musizindi. Bakuzanire n'indi myenda. Cyo kunda gusenga. Nzabwiriza. Murakoze. Kora akazi kawe neza nyine. Ubu umwana mu rugo ariko ujye wisanzura sibyo? Ujye wisanzura. Utiriwe uvuga ngo hano ni kwande oya. Ntibafata nk'undi. Ate nawe hano mwana. N'umutware nawe umufate nk'undi. Mbega niba usanze nyine bafata nk'ababyeyi. Sibyo? Murakoze. Kandi ntukabe umwasama. Ujye ugenda ucomekana n'udukozi mbona hirya no hino. Turiya dukozi tugenda tugira amagambo menshi, tukaba twatuma wongera gusubira mu muhanda kandi atari byiza. Sibyo? Ko n'uriya mugabo tubyitwara. Ibyo bintu nyine sibyo? Murakoze. Ngaho ariko ugerageza ushaka uburyo uza kumucyarira. Ngiye mu kazi? Gira akazi keza. Ngiye kubanza nitegure ubundi ngende. Sawa mujye mumenya urugo kandi ntakagera bajya binjira mu rugo kandi hariya mu cyumba hari utuntu nahasize ejo gusa batukora. Sawa rero. Guhanagura ameza nakagombye kuba nzi ko watashye. Nta nashaka rome imbaho baza kumpanagura ameza. Mbabarire. Ntabwo wagombye guhanagura ameza, wagombye kuba wavuye hano wagiye bite. Babyeyi mbabarire nkamarana iminsi mikeya. Uvuze? Reka nta hantu ho kujya mfite. Ndashaka kugenda igihe naguhaye cyararangiye. Kandi ntituburane, ntitujye muri byinshi. So wambabariye ko mbabarire nta hantu namwe mfite ho kujya. Mbabarira basi iminsi mikeya nibwo. Ntabwo nkuzi, ntabwo uri umwana wanjye kabisa. Ndashaka kuva hano. Kandi tubyumvikaneho. Ntawe. Ndabizi ko utanshaka. Sibyo ako basi mbabarire. Ni iminsi mike nshaka akazi wewe. Ntabwo mbyumva. Ushaka akazi ubundi wabaga hehe? Ko igihe naguhaye cyararangiye. Nzagenda. Ndabizi ko wamaye isaha imwe nkaba maze umunsi. None? Mbabarira iminsi mikeya. Sibyo? Ntabwo ndi kubyumva. Mbabarira nukuri ni iminsi mikeya. Tekereza. Wa mwana we, nonse unkora iki?